Burashari TV mu karere ka Karongi mu murenge wa Kirimbi, aho naho twahageze dutangiranye n'imodoka y'agatangaza aritisi nziza cyane igifite ubushyashya bwayo bwose ku mafaranga miliyoni 9,500 urabasha kuba wayegukana. Dufite imodoka nyinshi zitandukanye cyane ku giciro kiri hasi cyane. Ikiza kukuvuna ni uguhitamo gusa kuko dufite imodoka nyinshi. Buri munsi twakira imodoka 1000. Uratekereza ko imodoka 1000 hashobora kuba habonamo imodoka yawe gute se? Byaciye mu zihe nzira? Ntuze kuba wacikwa, ntuze kuba wamvuna, ntuze kuba wamvangavanga. Nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Burashari TV. Ariko niba wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona. Rebi modoka ntuze kuwamvangavanga. Mbonera gusuhuza ababurashari mwese, ababurashari muri murasazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abadiyasipora, abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi. Ndabashimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel. Uwo ni wenge we bakwita ukurikiye Burashari TV. Bakwirukanye ku kazi se baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Reba imodoka, reba ntuze kuwamvuna. Dufite imodoka nyinshi kuko nabikubwiye ngo aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nitwe dutunganya miso twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe gukore ku mutima, ibindi gukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ureba nk'iyi artist urayegukana ku mafaranga miliyoni 9. Reba ni ukuvuga ngo miliyoni 9 z'amanyarwanda urabasha kuba wayegukana. Buriya reka mbabwire ikintu kimwe, buri ikintu kiza ku mwanya wa mbere niba ugiye kugura imodoka. Niba ugiye kugura imodoka, ikintu kiza ku mwanya wa mbere uzabanza usuzume moteri, ubanze urebe ko moteri ari nziza cyane. Nubona moteri ari nziza, imodoka ikaba itarahirimye, ibindi byose niyo yaba idafite control. Ikindi kandi ikaba iri ku giciro kiri hasi cyane, niyo yaba idafite control, ikaba ifite moteri nziza cyane, ikaba ifite ikizu cyiza nyine hano body inyuma ikaba ari nziza. Ibyo ntibizaguca intege ngo bitume utagura imodoka. Oya, uzayigure kubera yuko iyo modoka cyambere cyo ntabwo izagusereza. Yagusereza gute ifite moteri nziza? Niba ifite moteri nziza, ifite buwate ihindura neza, ibindi waba ujyamo n'ibiki? Kuko iyo modoka ni nzima, ifite buwate nziza, ni nzima, nta mwotsi igira. Naho ubwawe wayijyana muri control, ukayishakira control. Rero utazacika intege wajya kure imodoka ugasanga imodoka iri ku giciro kiri hasi, ugasanga imodoka ni nziza, iyo ugasanga imodoka nta control ifite, ugacika intege kuyigura ngo nuko nta control ifite. Niyo imodoka ari nzima yigure, hanyuma nawe control uyishaka. Ariko ntuzagire ikibazo rwose, imodoka nziza nawe urayireba ukayitegereza. Ndagira ngo wibutse yuko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato ubasha kwegukana imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Hano kuri Burashari TV, aha niho hantu honyine uzagurira imodoka ukumva umutima wawe uratuje, uratekanye. Ikindi ntabwo uzigera wicuza cyangwa ubabare kuko uwageze kuri Burashari TV. Hari ukuntu uvuga ati reba hano hantu ngiye kuhagura imodoka, ariko ntabwo mbyizeye. Yes, ugomba kuyizera kuko ahantu kuri Burashari TV niyo hantu ugomba kumva utuje, kuko reka nkubwize ukuri,
niba uturere mu Rwanda dufite uturere 30, niba byibuze nta karere na kamwe katarakandagiramo byibuza imodoka 10 zivuye kuri Brashari. Murabizi ahantu nagiye, murabizi imodoka noroheje muri Gisagara, murabizi imodoka noroheje mu karere ka Nyaruguru, murabizi imodoka noroheje mu karere ka Kayonza, murabizi imodoka noroheje mu karere ka Bugesera, murazi imodoka nagiye noroheje mu karere ka Rulindo. Aho hose hari ababrashari kandi mwambera abahamya. Kandi ikindi nzi neza yuko imodoka mba nguhereye ku giciro kiri hasi cyane. Ikindi turanguza imodoka nkaguhereza imodoka ku giciro kiri hasi cyane. Dufite artiste nkuko wagiye ubona, dufite Toyota Corolla Coupe nk'iyi ku mafaranga miliyoni 4,500, dufite Gikumi ku mafaranga miliyoni 2, dufite Gikumi ku mafaranga miliyoni 1,700, dufite Corasi, dufite Lava Nouveau model, dufite imodoka nyinshi zitandukanye. Ikiza kuba cyakuvuna no guhitamo, ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV, muvandimwe wanjye, nshuti magara. Niba abantu karushaka uri hano hafi, ukaba utuye hano muri mujyi wa Kigali, cyangwa ukaba uri nko mu nkengero hano za Rulindo, ahantu hafi anga, ukaba utekereza ko uzagura imodoka, ukibaza inzira bizacamo, ariko ikintu cyitse nuko abantu baturuka iyo za Nyamasheke bagaturuka za Cyangugu bakaza bakagura imodoka bagataha. Kandi ikintu kinshimisha nuko ugura imodoka, urumva wakenera kuyigurisha ukayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze. Iryo niryo banga tugenda, nta kindi kintu rwose. Ikindi ikizakubwira ko waguze neza nuko uzagura imodoka ugacuruka iwanyu iyo mu majyepfo cyangwa mu burasirazuba, ukayigura, tuvuze ushobora kuyigura nk'amafaranga miliyoni 4, utaramara n'amezi abiri wakenera kuyigurisha amafaranga miliyoni 5, ukayigurisha nk'amafaranga miliyoni 5. Ibyo byose rero ibyo ngibyo nibyo bituma uzagaruka, ndetse bituma ushobora kubwira n'umuvandimwe wawe n'uwo musenga n'uwo muririmbana, mbese abo musangiye, ukavuga ati nta handi hantu uzagura imodoka usibye kuri Brashari TV. Nta handi hantu ushobora kugura imodoka usibye kuri Brashari. Ujya kuvuga Brashari TV ko turakwemera. Bamwe bati, ariko muri comment bari kujyana bibona ati Brashari TV turakwemera hejuru. Yes, mugomba kunyemera. Nuza kugura imodoka kuri Brashari TV, nzagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nk'ufasha inshuti ye magara, kuko uri mu Brashari. Ndagushimiye wowe twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajejeta faranga. Wewe wankurikiye ukabona imodoka nyinshi zitandukanye, nukuri uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka ndirika ku isoko zose uzajya uzibona kugira kandi hatazajya nimwe igucika. No kuri wowe twabanye ndagushimiye. Ntibisanzwe kuri mikro ni Brashari nigena Emmanuel, tuzasuta turi gutereka izindi modoka ku isoko, kandi mpora ngo sabira umugisha n'amahirwe ngo bibane nawe. See you, bye bye.